none yashyizeho titire umutwe uvuga ngo Kagarara ngagiye gupfa ngo nkadora imbogo ngo cyangwa gogo ngagiye gupfa ngo uri Umunyamerika ngo na Ashton Hall ngo ngari kumutangamo igitambo. By the way, uri Ashton Hall uramuzi uzi yaturuka uramuzi weho. Ashton Hall watanze ibintu bye byose, ahubwo niwe mu Kristo tufite. Nabonye abantu b'abastari babaho Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas ni ba bantu bafite fame, cyo nita fame cyangwa se icyo twakwita nk'umugisha w'Imana. Icyo twakwita nk'umugisha w'iki? Nk'umugisha w'Imana. Ni ba bana bakora ibintu wabishaka utabishaka bigakundwa kandi bikagira gute bikamamara. Mbega hano mfite amakuru menshi nshaka kubagezaho, yaba abakobwa Vestina na Dorcas. Ndiba abantu bakoze ikiganiro mu minsi ibiri kigakubita views 800. Urumva iyo fame? Channel yabo iriho video 3. Indirimbo ya mbere ngira ngo bakoze Emile natarafungurira channel ifite 8 miliyoni ngira ngo niba nibeshe maybe abantu baze kujyaho barebe. Hakajyaho indi ndirimbo ya kabiri nayo ifite 4 miliyoni gutyo, bashyiraho ikiganiro gikubita 400, ubu kiri muri 500 na. Ikiganiro cyonyine kiruta zimwe muri views za bamwe mu bastari hano mu Rwanda abirata, kandi akora indirimbo igakubita ukwezi ifite views 100 kandi yumva yatwitse yamamaje. Murebe ikintu Uwiteka akora. Niba vuga ngo Imana ibaho, mujye murebera kuri aba bana. Ifurize amahoro y'Imana. Nongere mbasuhuze inshuti zanjye. Bakunzi bacu ba Jean Official. Uyu munsi turagarutse rero, nababwiye ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Ninjye Paul mwumva, inshuti yanyu. Hanyuma rero mfite ibintu byinshi nshaka kutuganiraho. Mfite ibintu byinshi ubu murumva ko nsa n'utanyiranya amahane. Urumva ino mihanda nibuze ikintu kigoye ni iyi mihanda tubona. Tumaze iminsi hano kuri Jean Official dukora ibiganiro byinshi by'amastari. Twakoze ikiganiro cya Vestina kiranakundwa cyane, bavuga ukuntu bagiye gukora indirimbo yabo nshyashya. Urumva yitwa Itabaza, bavuga ukuntu batandukanye na Emile, bavuga n'ibindi bintu byinshi. So turongera dukora ku kiganiro cy'umugabo bita Silas. Ibya Yesu ni ku murongo. Urumva Silas ibya Yesu ni ku murongo, waje kugwa nabi. Silas waje, muramuzi mwaririmbye ibya Yesu ni ku murongo, ngo uva mu murongo urinjira mu ndi. Yawuvuyemo rero hinjira mu ndi. Silas ari amakuru dufite y'ibyamubayeho binakomeye cyane. Abantu bongere bagaruke hano barebe ikiganiro. Urumva y'ibintu byamubayeho Silas nyuma yo kuva mu murongo w'Imana akajya gukora ibintu bibi, aho Silas yageze kuri level yo kujya kubita umugore we akamuhoza ku nkeke, agafata umuhoro akajya gutema umugore we kugeza igihe afunzwe, n'ibindi bintu byinshi byagiye bimuvugwaho. Turubuze kubigarukaho mu buryo burambuye. Andi makuru rero nayo umugabo bita Kagarara Imana yagiriye neza, ariko abantu mwarabyumvishe byose byo nje kugarukaho. Ahubwo hari umuhanuzi cyangwa umupasiteri bita Bosco ngo Imana ngo yamutumyeho, ngo Imana ngo yaramubwiye ngo banange. Banyarwanda tureke ishyari. Ishyari rizatugeza he? Aka kanya umuhungu wacu ntagitamira umugati, murashaka kumufata mu ijosi, mushaka kumwica. Mushaka iki? Ndababaza, mushaka iki? Nimba hari uwabatumye mumubwire ko ataboneka. Byane ifuheri ikomeye ku buryo n'ubu ngubu ubwanjye sindabyumva. Amagambo uriya mupasiteri yakoresheje kugira ngo tuzakora ikiganiro amwe tugende dukata dushyiramo, ariko abantu baze hano kuri Jean Official bajye mu biganiro byacu bari buze gusangamo inkuru irambuye y'umupasiteri, ibintu yavuze ngo Imana ngo yatumye kuri Kagarara. None yashyizeho titire umutwe uvuga ngo Kagarara ngagiye gupfa ngo nkadora imbogo ngo cyangwa gogo ngagiye gupfa ngo uri Umunyamerika ngo na Ashton Hall ngo ngari kumutangamo igitambo. By the way, uri Ashton Hall uramuzi uzi yaturuka uramuzi weho. Ashton Hall watanze ibintu bye byose, ahubwo niwe mu Kristo tufite. Ari nacyo cyakinira mu cy'Abanyarwanda. Hari umuntu wavuze, umuntu bita Bulldog yaravuze ngo ubundi Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika ko tuvuga mu ndimi tukititiza tugakora ibyo bwabaga tukagira dute, ariko se abazungu batwigishije Imana iyo mico ko batarangwa nayo, kandi nibo bagize gute, nibo bayizanye.
urumva. Ariko we gute umuntu Imana imugirira neza ako agitega ifuku ko nawamuvuze. Kagarara yakuza atega ifuku nawamuvuze, yakuriye mu buzima bubi, nawe wigeze amana 500 by'igishoro, nawe wigeze amufuta mubwiye ati mwana wa mama gutya na gutya, niyakoraga content se twamubonaga se video ze nizakubitaga 100,000, wasanga nawe uri muri abo bazirebaga, wabwiwe n'icyo amateka ye. Mwe mujya gusesera umuntu ngo mwige kugira ngo muzamuvuge menshi, niba warashakaga views it's okay, bibaho, iyo ni content, wenda vuga ngo ni content gusa nubeshyera Imana ngo yaragutumye, urumva, nubeshyera Imana ngo yagize gute yaragutumye. So reka nze ibyo biganiro byose ayo makuru yose nyabahe mu buryo burambuye, tugende dusese ku tuntu tumwe na tumwe muri iyi mihanda. Ibintu bikomeje kugorana, abantu barashyushye, ibintu bimeze neza, ariko nizere ko naho muri mwese mumeze neza, aba diaspora batwumva bari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu n'abandi mwese ndabasuhuje cyane, kandi mudushyigikire, mwibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana kuri channel yacu. Niba utarakora subscribe, reba hasi aho ngaho urahabona akamenyetso kandi to subscribe kandi wibuka ku liking ikiganiro, unasige comment, unatubwira niki twahindura, niki twakora kugira ngo ibintu byacu n'ibiganiro byacu birushaho kubaryohera ndetse no kumera neza. Hanyuma rero ngiye guhera kuri iyi nkuru ya Vestina na Dorcas. Babana n'abastari cyane. Nabonye abantu b'abastari babaho Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas ni ba bantu bafite fame, cyo nita fame cyangwa se icyo twakwita nk'umugisha w'Imana. Icyo twakwita nk'umugisha w'iki? Nk'umugisha w'Imana. Niba abana bakora ibintu wabishaka utabishaka bigakundwa kandi bikagira gute bikamamara. Mbega hano mfite amakuru menshi nshaka kubagezaho yaba bakobwa Vestina na Dorcas. Ndiba abantu bakoze ikiganiro mu minsi 2 kigakubita views 800. Unumva iyo fame channel yabo iriho video 3. Indirimbo ya mbere ngira ngo bakoze Emile natarafungurira channel ifite 8 million ngira ngo niba nibeshe maybe abantu baze kujyaho barebe. Hakajyaho indi ndirimbo ya kabiri nayo ifite 4 million gutyo, bashyiraho ikiganiro gikubita 100,000, ubu kiri muri 500 na ikiganiro cyonyine kirota zimwe muri views za bamwe mu bastari hano mu Rwanda abirata, kandi akora indirimbo igakubita ukwezi ifite views 100,000 kandi yumva yatwitse yamamaje. Murebe ikintu Uwiteka akora. Niba bavuga ngo Imana ibaho, mujye murebera kuri aba bana b'abakobwa. Imana bahinduriye ubuzima, Imana bagiriye neza, bamugisha, kandi ntago babyirata kubavuza ibintu byinshi. Yes, abantu mutabashije kumva ibiganiro bimwe mu byo bavuze ku gutandukana kwabo na Emirene, bavuze ibyo bari bamaze iminsi aho murumuna wa Vestina yamusanze muri Canada. Ni muri Canada maybe, sinzi igihugu barimo aho ngaho, ariko ni ku mugabane wa Amerika. Yes, ni muri Amerika, ariko ntabwo nzi neza ngo iki gihugu ni iki. Ngiye kubesha impamvu ze Canada ndayikunda cyane, niyo mpamvu udakwivuga nanjye mba numva ari inzozi zanjye, urumva, ariko birashoboka. Usibye ko no mu Rwanda ni heza, hanandutira Canada, gusa bibaho ko hari igihe uhindura ukajya ahandi, umva byanga byakunda nta muntu ubura crush, ikintu nyine crushingira kugira ngo ni nk'ibyo. Gusa yamusanzeyo, amaze kumusangayo nyine bari gukora ibiganiro, bari kugira gute, hanyuma amaze kumusangayo nibwo bakomeje baraganira, batubwira ukuntu bagiye gukora indirimbo yabo, batubwira ukuntu batandukanye na Emirene, urumva, batubwira ko nta n'ikibazo bafite bitandukanye. Remwe by'abanyamakuru bo mu Rwanda bandikaga ngo Emirene ngafite 10,000,000 ari kwishyuza abana abakobwa ngo z'ibihangano byabo bagiranye, urumva, indirimbo zabo bagiranye. Ariko yagaragaje ko bo bagaragaje mu kiganiro cyabo, bavuze ko nta kibazo bafitanye, ndetse muri blague nyinshi banavuga ko n'ubu ngubu bafite ubushobozi bwo bamuhamagara. So ni ibintu byiza rero, kandi ni ibintu by'agaciro. Reka mbabwire ngo abantu cyangwa se influencer bo mu Rwanda bakora izi content, urumva, mujye mushaka ujye gukorera ikintu wagitekerejeho neza, umenye ko nutanga amakuru mu minsi mike yari buza abandi bantu bagira gute bakuvuguruza, urumva. Twagiye rero nababwiye ku nkuru y'umugabo bita Sirasi. Ibyahise ni ku murongo, amakuru ye ndi kumva ku mihanda ni amakuru atoroshye cyane, urumva, ni amakuru avuga ko umuhungu we yaba yari afite umugore
arangije kuba afite umugore ngo igihe kiza kugera barashwana, banjije gushwana ngo nibwo ngo yamukubise umugeri ngo kunda, uwo mugore aza kumera nabi ajya mu bitaro. Bamakuru avuga yuko byanarangiye anashizemo umwuka, avuga ko byanarangiye anashizemo umwuka akaba yitabye Imana. Umuhungu wa Sirasi rero agarakoze nk'ibyo se yakoze, aho se yari icyamamare muramuzi, ibya Yesu ni ku murongo nta muntu utamuzi. Hanyuma murumva ko bya bindi mbabwira nyine byo bivuga ngo umubyeyi nyine ngo uyibahetse ababwiriza iki, ababwiriza mu mugongo. Uyu mwana bivuga ko atari afite n'imyaka y'ukuri, kuko yinjiriye uwo mugore afite nk'imyaka nka 20, 19 gutyo. Kandi tuzi ko umuntu ufite imyaka y'ukuri, umuntu ufite imyaka 21 gutyo nyine kuzamura, nzi ko wemererwa niba nibeshye, yes. Ariko bivuga ko yashatse, yinjiye umugore birangira babanye nyine, amuteye inda, barabana baza. None muri cya gihe niyo mubwira ngo iyo wakoreraga Imana ukaza kugenda mu buryo butari bwo, urumva ngigihe kiza kugera barashwana, ubwo nubuzi ibyo bumvikanaga. Ariko umugabo bivuga ko uwo musore yamucaga inyuma, bagahura mu matiku, mu nzangano, mu mahane. Hanyuma igihe kiza kugera bararwana, yindi Satani yakubye igitera gushaka rero ngamukubita umugeri, yamukubise umugeri ngo kunda. Gusa umugore nibwo yahereye aho ngaho ajya muri koma, atangira kuva amaraso menshi, bamujyana mu bitaro. Uwo muhungu wa Sirasi nawe babageze gute, baramufunze. Ariko bikaba bivuga ngo abakurikiza inkuru bavuga ko ubundi ibi ngibi byose ari ingaruka z'imyitwarire ya papa we. Urumva babana barakuze babona papa we arwana, kubita mama we, baserera ari ibintu byinshi, kandi natinye kubikorera imbere y'abana, natinye kuba yafata inkoni ngakubita umugore imbere y'abana, natinye kuba yatonga. Urundi ikintu mbona niyo ushwanye, urumva niyo ushwanye n'umugore wawe uba udakwiriye, urumva kubyereka abana, kubera ko mwibuka muvuga ngo wibahetse ababwiriza bo mu mugongo, wibahetse ababwiriza bo mu mugongo. Gusa tumubwire ngo yihangane, kuko hari asano wakwifuriza umuntu, si nkuru twakavuze twishimye, urumva. Ariko nanone nkuko twemeje kubagezaho utuntu n'utundi, tugomba kubivuga kandi bibi bisomo ryo kugira ngo n'abandi twese duhinduke, kandi tujye dukora ikintu mu gihe cyacyo. Niba usenga, niba unapagana, urumva wivangavanga ibintu. Twihuta cyane rero, mfite amakuru ashyushye ku muntu bita Kagarara. Umuntu bita Kagarara watigishije izi mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, nawe tumugezeho. Mfite amakuru y'umupasiteri bita Bosco ngo ufite ubuhanuzi bukomeye, ngo watumwe n'Imana ngo kuri Kagarara. Ariko abapasiteri bo mu Rwanda muri ibitangaza kweli. First of all, Kagarara ni umuntu wakuwe mu buzima bubi, nagiye numva amateka ye, ndamukurikirana amenya ngo ni biki, urumva mbega ni umuntu wakuwe mu buzima butari bwiza namba pe. Kwiga bigoranye, yaje gupfusha mama we, kandi yavuze ko mama we ariwe muntu wamwitaga, kuko abantu benshi baramunenaga ngo uri ikimuga, za mvugo z'inyandagazi nyine bavuga zikomeretsa, urumva. Ariko akurira muri ubwo buzima, aza kubura mama we ari wamwitagaho, kuko Kagarara yagiye ku ishuri ari na mukuru, yajyaga ku ishuri amuhetse, ngo kubera ko aho yigaga primaire ngo hari kure, ku buryo yatangiye ishuri mu wa mbere bamuhetse, abagenda bamuheka hafi umwaka wose. Ageze mu wa kabiri nibwo yatangiye kumenyera kugenda, kuko yaragendaga bitewe n'uko n'amezi akababara hano mu mayunguyungu ndetse n'amatako, urumva bigatuma atabasha kugenda. Mama we rero niwe wamwitagaho. Ageze nko mu wa 4 primary gutyo, mama we nibwo yitabye Imana, kandi wari afite ubwo n'uvuga ngo basigara bonyine, none muri bwa buzima bugoye akiga. Ariko Imana iza kumuha feme, imuha ubwenge, urumva, imuha umugisha, agira ubwenge ariko akabura ubushobozi. Kagaraza gusoza segonderi, urumva ubwo ndihutishije, ariko nko muri tronkome ngo yaratsinze akabura amafaranga, bagaterateranya. Ariko ko yarazi ubwenge nuko yayimereye, akagenda abona abo sponsor benshi, urumva. Ariko urumva ko yakure mu buzima bubi. Urumva niba umuntu afashwaga kwiga minerivare nayo, kubona uniform ari baza uko byavuye muri Rwanda, ubwo turavuga ku buzima bwe. Avuga ko Kagarara umuntu wategaga amafuku, yategeraga amafuka abantu mu mirima ngo baramuzi, urumva. Babwe history y'ukuntu yakuze. Aka kanya Kagarara aza gutsinda ikizamini cya leta, abona Bruce, urumva. Ajya kwiga kaminuza, urumva. Avuga ukuntu yagiye kwiga kaminuza ko byari byaranze, yaranabiretse byinshi, yaranabivuyeho, urumva. Ariko aza kubona abantu bakomeza bamusapotinga, bamusunika, ajya kwiga iyo kaminuza, urumva. Ariko ikigaragara ko n'ubundi Imana yaguteguye kuzaga umugisha n'ubundi wuguha, urumva. Mwibuke ko yahuye n'uriya munyamerika Ashton Hall, urumva. Bahuye n'ubundi
bahuye n'undi Kagara nta muntu wigeze amusobanurira. Niyo ngaba content creator mu Rwanda mwige, urumva nta muntu wigeze amusobanura kuko agihura n'uwa munyamerika yarazi kwisobanura ururimi, yarazi gusobanura, mbega bari ku bwabo nyine barivuganiye, baradiringa, barabyuzuza. Hanyuma rero bikiri muri ayo umuhanuzi abaraje aravuze ati ngo ngenga Imana ngo yanumye ngo kuri Kagarara, ngo Imana ngo yanumye kuri Kagarara ngo gahindura ubuzima ngo n'imitwarire, ndetse anavuga ko bari kumutangaho ibitambo, ngo iriya modoka bamuhaye ngo ni igitambo, avuga ko ari amafaranga ngo ni igitambo. Wa mupasiteri we, twicare hano tuvugane, ese wabwiwe n'iki kari igitambo? Ese uriya Ashton Hall uramuzi? Ashton Hall uramuzi? Ashton Hall uvuga uramuzi neza? Vuga ngo Banyarwanda tureke ishyari, urumva tureke ishyari. Nimba Imana yahaye umugisha mugenzi wawe, reka ishyari. Kuki mutabivuze mbere? Hari n'abandi benshi nagiye kumva numva baratangiye ngo iriya modoka ngo ubuse ngo ikibazo afite ngo nitukize ngo yakayigurishije. Uramushinzwe, umugabo mu rugo rwe akora ibyo ashaka, arya ibyo ashaka, agenda uko ashaka, wowe urinde. Twaguma muri byinshi, ibindi reka tubisubika tuzabigaruke mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, urumva. Ariko mbabwire ngo kuri Joe Official ushaka amakuru agezweho, ibiganiro bigezweho, nta yindi channel yo kwizerwa usibye iyi ngiyi, ndetse kandi twaratangiye episode kuri episode, urumva tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye byo hirya no hino bivugwa haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ndagira ngo mbabwire rero Imana ibahe umugisha mwe mudukurikirana, kandi hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, nimero yacu ya telefone iba kuri WhatsApp ni 0794821553, ukatwandikira ukatubwira ngo ibi nibi, kandi n'ibindi biganiro byose navuze haruguru kuri Joe Official biriho, kuri Joe Official. Nanasuhuza umuntu bita Cyomoro TV, na abantu munyarukireho mujye kureba ibiganiro byiza, abantu mukunda gospel, mukunda ibiganiro by'Imana, munyarukire kuri Cyomoro TV, niho haba ibiganiro byizewe kandi ataba abapasiteri bavuga abapasiteri b'icyuka, urumva. So hano kuri Joe Official rero turabashimiye cyane kandi tubifuje amahoro y'Imana. Reka tuzahore mu biganiro by'ubutaha, mfite amakuru menshi ariko bitewe n'igihe dufite, wenda reka tube tugarukiye ahangaha, hanyuma tubabwenge ibiganiro byacu nakagaruka. Reka tuzahore mu zindi episode zitaha. Imana ibahe umugisha, turi kumwe.